hagati y'umukobwa n'umuhungu hari ugomba kwishyura nyine fagitire cyangwa bose baba bagomba gufatikanya ngo abadukurikiye nibo bahitamo urwego bariho. Ngiye muri aka kanya nemera yuko nyine buri wese aba agomba kwishyura ibyo yariye buri wese yishyura ibyo yariye mu gihe mwasohokanye. kuko hari igihe abasore biyemera ugasanga afashe n'ideni akagusohokana kujyanye ahantu amenyereye akavuga ati nindamuka mbonye amafaranga abaye menshi ndanikopesha nzayishyure. Kukwitaho biri mu buryo bumwe ntabwo biri mu buryo bw'amafaranga. Uri kumva hatarimo amafaranga ubundi kundi kunyitaho ni gute? Kundi kunyitaho ni gute amafaranga atajemo? Wowe suri banki reka da uburyo buri kanya uhora ku mafaranga. Urasetsa ndetse ndakubwiye ngo yampe buri munsi. Nonse kucyumva nyine ko kukwitaho bigomba gukodwa n'amafaranga. Yego nyine ubwo ngubwo nawe isokanye n'umuntu uzi ko adafite amafaranga ahagije urifata. Ukajya wanga gutumiza inkoko. Gatumiza ibintu bya make nyine uramubwira ati sheri nta kibazo ndagusova pe. Wirekure ufate icyo ushaka amafaranga ufite fagitire bari buzane turayigabana. Ubu umuhungu akemera agafata inkoko 15 wayini ubundi umukobwa akishyura bill y'ibihumbi 80. Why not? Franga y'umukobwa baraye ariko y'umuhungu abaraya abo babiri. Nk'ubu nge nawe dukundana amafaranga yanjye abarayanjye ariko yawe abarayacu. Kubera iki se ataba nanjye arayanjye cyangwa yawe atarayacu? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwifuza k'umugore gushirira mu mugabo. Miliyoni yanjye mfite ngewe Adene hagiye ibihumbi 10 byawe nibwo numva mbaye successful. Ariko nta mafaranga yawe ariho. Ntabwo rwose nta mafaranga mfite. Ushobora no kubimbwira mfite iyo miliyoni ngakubwira nta mafaranga mfite. Ndi uko nsanzwe mbizi iyo fagitire ije ku meza umukobwa niwe uyireba bwa mbere. Ndabeshya niwe uyireba bwa mbere akabanza fesi akareba ko batabibye. Akavuga ati ni sawa agahita asunika. Agahita asunika cyangwa se yabazi pini y'umugabo akayifata akishyura. Mu gihe wa mukobwa ufite amafaranga ndumva nta mpamvu umukunzi wawe niba yagusohokanye inshuro ya kabiri nawe ya gatatu mutemo mwereke ko nyine uri umukobwa wishoboye ku buryo atazagera n'ubwoba bwo kukugira umugore. Twongeye kubahereza ikaze kuri Drama TV Rwanda y'Abanyarwanda. Ni channel yanyu, ni channel yacu. Tugarutse rero kuko atari bwo bwa mbere mutubonye n'ubwa kenshi kandi sinabwo bwa nyuma. Tubaha ikaze mu biganiro byacu tuzatubagezaho umunsi ku munsi. Sindi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe yakibwira abadukurikiye. So ntago wamvuga kari we mukuru. Okay, amazina nitwa Miki Aline. Tugiye kubana hano muri kino kiganiro. So tubahaye ikaze rero. Tubahaye ikaze ngiye muri kumva akaba ari Musa Adil. Tukaba rero duherereye ahantu heza cyane muri Vegas Motel. Nivuga ngo ni heza wumve ko ari heza, ari nayo mpamvu n'abantu bahari ari beza. Harya ni mugoroba wari uhari muri club? Ni mugoroba nari mari. Babona ukuntu hari show. Ariko muri hari ukuntu bajyaga bambwira ati muri club ibintu biberamo abari ibindi bindi nkavuga ati babambeshye. Ari mu yindi si. Wana abari ikintu cyitwa show mbese umenya uhaje warwaye. Ugomba gutaha wakize cyane. So rero bagomba kujya baza muri club. Haba n'ibyumba byiza. Uraryama ukaruhuka rwose ukumva amahumbezi. Ukivuga ku byumba turashishikariza abantu nyine bari kuza muri vacances, abantu bari kuza mu biruhuko ko nta handi wasanga ibyumba byiza kandi biri ahantu heza kuko hano ni mu mujyi wa Kigali kandi inyubako iri ku muhanda. Woroshye kuba wajya ukomeza ubutembere bwawe ndetse no gutaha ugataha amasaha yose ushakira nta kibazo cy'umutekano wikanga. Bafite ibyumba biri mu byiciro bitatu.
kuva ku cyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri n'icyiciro cya gatatu icyo bita VVIP, ahandi usangamo iki? Usangamo salo, yes, usangamo cuisine, yego, ibyumba byiza, douche, toilette, yes, ahantu haba harimo impumuro nziza, harimo mbese bagushyiriramo ibara ushaka. Ya rero tubahaye ikaze, tukaba tugarutse rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kuba tuganira gake gake tugenda twungurana ibitekerezo ku bintu bihari hano hanze. Topic yacu y'uyu munsi iragaruka ku ba jene n'abakobwa, dore ko n'ubundi natwe ari rwo urugero turimo, kandi akaba ari narwo mubare nyamwinshi hano hanze. Yego. Topic iragira iti: mu gihe usohokanye n'umukunzi wawe, uri umukobwa uri umuhungu, ese ninde ukwiriye kwishyura bills cyangwa ninde ukwiriye kwishyura ibyo mwakonsomye aho hantu? Mbere yuko tuganira mubanze mutubwire, ese ninde wishyura, ni umukobwa cyangwa ni umuhungu, cyangwa buri wese yishyura ku giti cyiwe? Biterwa n'uwemvise. Biterwa n'uwemvise undi. None se niba wambwiye ngo ugomba ugiye kunsohokana nyine? Wanjye nshobora kuba mfite ahantu heza nagusohokana, ariko nafite kuba nakwishyura fagitire. Ibwo twabiganiraho mbere. Se biriya babiganiraho ra? Wenda ngiye ku ruhande rwanjye, birashoboka ko umukobwa yakishyura cyangwa umuhungu akishyura bitewe n'impamvu, cyangwa se bakagabana bills. Umwe akavuga ndatanga ya nawe utangaye. Ibyo byo ndabyemera cyane, ni na byiza ku bantu bakundana. Gusharinga biraryoha. Biraryoha. Kuki se wumva ko umuhungu atakwishyurira? Nyine ntago abakobwa b'iyi minsi twarasobanutse, kandi tusigaye turi n'abakozi, turakora natwe, tusigaye tuba dufite amafaranga menshi. Aba ni namwe muyafite? Dusigaye tuyafite. So rero ndumva kuba wasohokana n'umukunzi wawe anabizi ko ari bwishyure mutabivuganye, ukamukorera agasiripurize ukamubwira ati uyu munsi fagitire ni iyanjye, umva nta kintu bitwaye. Mu gihe rero waba usohokanye na sheri wawe akakubwira ko ugomba kumwishyurira full, urabyumva gute? Erega buriya ibintu byose bipfira mu biganiro. Niba dusohotse akambwira ati sheri wanjye mpagaze gutya, oya nonese n'impaka ajya kukubwira mpagaze gutya, bitwaye iki se mukundana? Nta kintu kiba gihari cyo guhishanya. Rega akakubwira mfite amafaranga ya nawe kandi mba nshaka ko dusohoka. Umukobwa kuko nawe yumva yiyizeye ku ikofi akakubwira tugende. Ubwo ngubwo nawe yisohokanye n'umuntu uzi ko adafite amafaranga ahagije, urifata ukajya wanga gutumiza inkoko, gatumiza ibintu bya make nyine, niho bipfira. Ariko iyo uri umukobwa kabisa ufite urukundo, uzi icyo ushaka, kandi ufitanye intego n'umuntu mukundana, uramubwira ati sheri nta kibazo ndagusova pe, wirekure ufate icyo ushaka, amafaranga ufite fagitire bari buzane turayigabana. Ubu umuhungu akemera agafata inkoko 15 wayini, ubundi umukobwa akishyura bill y'ibihumbi 80. Why not? None se ko numva uri kubihakana, ahubwo reka nkubaze ko numva utari kubyumva, mushaka ko abahungu aribo babishyurira. Nyine kumpakeya rimwe na rimwe ni byiza, sibyo? Ari igihe ese wansohokana inshuro 2-3 nanjye nkora koko njye ntibintera isoni. Ariko uri kwirengagiza ibihari, uri kujya mu buzima bwawe gusa. Anijye bigutera isoni ukazigiramo imbere, kavuga ati aya nayanjye reka nyagumane mu mufuka. Reka tuvuge ibyo hano hanze, ndeke kwivugaho njyewe, sibyo? Reka niveho, kuko uko abantu bose bafata umwanzuro bitandukanye.
mu by'ukuri abantu bamwe na bamwe bumva ko kuba umukobwa yakwishurira fagitire ari igisebo. Abasore bamwe na bamwe babifata nk'igisebo, ariko ntabwo ariko byagakwiye. Kuko hari igihe abasore biyemera ugasanga afashe n'ideni akagusohokana kujyanye ahantu amenyereye, akavuga ati nindamuka mbonye amafaranga abaye menshi ndanikopesha nzayishyure ngarutse. Ariko umuntu w'umujama nyine wisobanukiwe wizera umukobwa mukundana, ambwira ati rero bazanye fagitire iriho amafaranga menshi kandi nari mfite aya ngaya, nta kuntu umeze se ngo aya ngaya uyashyireho. Nta kintu bitwaye. Ahubwo we ntabwo wabyemera umukobwa akubwiye ngo akwishyurire? Ntabwo wabyemera? Byaba bigoye. None se kanguha urugero rworoshye. Murasohokanye na sheri wawe, ugiye kwishyura, uri gukura amafaranga kuri banki, konegisiyo zikanga, urabikoze biranze, finali byagenda gute? Finali abantu bababwira ngo mube musigaranye telefone, abo bantu bari muri bizinesi sheri, igwe muri hane ejo nzaza kubishyura, ugasiga telefone muri rihane. Nese ubwo umukobwa muri kumwe wakubwiye ngo reka nishyure, nta kibazo reka nishyure, cyasigara ari ikibazo gikomeye muri njyewe, nabwo ubwo yabyishyura ku mbaraga. Oya pe, ntimugakomeze ibintu. Njye niba ngukunda, ibyanjye ni ibyawe, ibyawe ni ibyanjye, tugomba gusangira rero, ku buryo nyine wowe wumva ko kwishyura bills nta kibazo. Nta kibazo, ariko nanone ntubigire akamenyero. Ntubigire akamenyero kabisa. Nimba uyu munsi nyine murasohotse, mu gihe bazanye fagitire tuvuge iriho ibyo bihumbi 100, uwemera yuko wayishyura mu gihe agiye kwishyura, cyangwa wavuga ati ni senkani kuri senkani? Tugomba kugabana senkani kuri senkani, nta bintu byo kuvuga ngo rekanye ibyimbe nyine. Aya none se kuki muri iki gihe hari abakobwa nyine we yumva ko umuhungu nyine agomba kuyibyimba wenyine? Ibaza umuhungu akwishyuriye kabu, irakuzanye kugejeje aho igeze, urariye uranyweye, yaba agitereka fagitire ahise ajya muri chat gake gake, ategereje nyine ko nawe wivuga. Ariko bamwe bakavuga ati ubwo nibwo bugabo. Abahungu ingingo ibarengera rero niyo kuvuga ngo agasore katiyemeye ntikarongora inkumi, niyo ngingo ibarengera. Ugasanga umuhungu yihagazeho, yabyimbye, yakweretse ko afite imodoka kandi rimwe na rimwe yayitiye, urumva akakwereka ko nyine yihagije. Nuza ukanyereka ko ufite amafaranga arenze ayanjye bya danje, ntabwo ibyo bintu byo kwishyura bene nzabitekereza. Ariko nuza ukanyereka ko uri mu buzima buciriritse bumeze nk'ubwo ndimo, tuzabigendanamo. Ariko nuza ukanyereka ko uruwahaye, nyine nzagufata gutyo. Muri make wowe ushatse kuvuga ko umuntu nakwereka ko afite ubushobozi ugomba kubukonsoma bwose. Uko waje gutereta umukobwa niko gutwara. Muri make umuntu akweretse ko afite miliyoni, uri tayari yo kuba wayirya umunsi umwe. Oya, nibyo ntabwo ari ibyo mvuze. Ntabwo ari ibyo mvuze, ndi kuvuga hari abahungu bajya gutereta biyemeye. Oya, wivuga ngo yiyemeye, nibwo bushobozi bwe arabufite. Nibwo bushobozi bwe. Ariko utekereza ko hari n'abahungu baba bafite ubwo bushobozi, yajya gutereta ntabigaragaze. Yego. Kugira ngo nyine abanze arebe koko urukundo rwawe niba ari urw'ukuri. Yego. Ubwo rero niba uje ukanyeka kuri mu buzima busanzwe, ukanyeka ko nta mafaranga ufite, rimwe na rimwe ukayishyura wenyine, ukanshyiramo umutego ukambwira ati ariko sheri ubuzima buba bumeze nabi, urabona mbashaka ko dusohokana kugira ngo twishime, higomwa byinshi kugira ngo nkushimishe. Gutaha akongera akabwira ati dusohoke, mu by'ukuri si wagira isoni ukavuga ati reka nijajare basi niba mfite na senkani kuri momo, mbwira ati reka aya nyashyireho nawe wishyure andi asigara. Kuzuzanya nicyo cya mbere mu rukundo. Abo bakobwa ngo wari uhari ngo yapfuye ngo kugera Yesu. Ariko se nindabibabwiye ibyo bintu. Yapfuye igihe Yesu bamubambaga kabisa, niko numva bavuga. Ariko nanone ugende nyine naho isi iri kugana ku iterambere, ndetse no kuba igihugu cyacu cyarashize icyo bita gender balance, uburinganire, byakabaye rero ari bwo buryo bwiza nyine bwo kuba nimba
umuntu mukundana munuzuzanye nyine wikumva ko agomba kuguspendingaho kuruta uko nawe wamuspendingaho. Ariko umuhungu agomba gutera intambwe 90 izindi 10 zikaba izawe. None siko ari abakobwa bumva ko umuhungu yatera 100%. Oya, abo bakobwa nyine niba abandi hari igihe umukobwa nta mafaranga aba afite pe birumvikana. Hari igihe umukobwa aba nta mafaranga afite, nta kazi, nta uwo ngo se wamubureminga. Uwo ni wamubureminga, ariko nanone ugendeye kuri iki gihe abakobwa nibo bafite amafaranga kurusha abahungu. Ese ibyo bintu ndabibabwiye. Ejo bundi hari agacange nabonye, hari umujene udukora kuri TikTok ko kugenda agahura na kapo kabwa tereka tureye kuri balance zanyu. Abenshi amaze gukorera asanga abakobwa ari bafite balance iri hejuru kuruta abahungu. Zimpamvu abahungu baba bafite ibintu byinshi, ibibazo byinshi bakemura kurusha abakobwa. Urabona nawe ubwawe wihereyeho wa mukobwa we uramukonsoma, urumva akwitaho, shyiraho ibindi byose byo mu buzima busanzwe, uteranye famiye ye, niba agifite umubyeyi yabaye nyine umuyobozi wo muri urwo rugo, ameze nk'umuntu utunze urugo kandi akiri umusore, ndi kuvuga ubwo iwabo. Ngaho ibaza ari kwita ku babyeyi, nawe akwitaho, nawe ubwe yiyitaho, ugasanga nyine amafaranga yabo basigarana aba ari make kuruta umukobwa. Uriya umukobwa amafaranga asohora aba ari make kuruta saving. Umukobwa aba afite saving nini. Muri make ubu icyo kibazo mbajije mpise nifuza kuvuga ngo twerekane balance, turebe nge nawe ufiteho menshi. Nundi wasanga undusha. Ntabwo bikunda. Balance yanjye we cha urandusha. Utangaye. Kuko ni ibintu nzi neza ko uko byagenda kose. Okay. Reka tubifate uko. Muri ukiraho hari ukuntu waruvuze. Nyine bise bimereza imvuga ati byanga bikunda abakobwa baratunaniza pe. Muratunaniza cyane cyane. Mushaka kurya yacu ayanyu mu ya savings. Nubundi amafaranga y'umukobwa baraye ariko ay'umuhungu abaraye abo babiri. Nk'ubu nge nawe dukundana, amafaranga yanjye abaraye yanjye ariko ayawe abaraye yacu. Kubera iki se ataba nanjye arayanjye cyangwa yawe atari yacu? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwifuza k'umugore gushirira mu mugabo. Miliyoni yanjye mfite ngewe Adene, hagiyeho ibihumbi 10 byawe, nibwo numva mbaye successful. Ariko nta mafaranga yawe ariho. Ntabwo rwose nta mafaranga mfite. Ushobora no kubimbwira mfite iyo miliyoni ngakubwira nta mafaranga mfite. Nyamara 10 kaye wakama nkumva ndishimye, nkanaguhamagara nimugoroba nkakugurira. Ukamugurira muye. Akugurira mu yawe. None se kuki nyine ubona muri iki gihe umukobwa yumva nyine ko izo nshingano nyine mu gihe ari kumwe n'umusore, ari kumwe n'umukunzi we, yumva ko nyine izo nshingano zose umuhungu ari we ugomba kuzikora? Ariko ntago ari bose ntago ari bose. Ariko nyine n'ibyo nakubwiye, kwifuza kwacu gushirira ku muntu nkunda. Mba numva nyine nubwo nshoboye kwisukisha, kuba najya muri salo nkasuka, umbwiye ngo reka nkusukishe byanshimisha kurushaho. Nyine tuba twifuza ko mutwitaho, mutwereka keya. Ntago ari uko dukeneye, ahubwo nuko tuba dushaka ko mutwitaho. So mujye mubikora rero kandi bitanabarakaje. Oya, kukwitaho biri mu buryo bumwe, ntango biri mu buryo bw'amafaranga. Uri kumva hatarimo amafaranga, ubundi kundi kunyitaho ni gute? Kundi kunyitaho ni gute amafaranga atajemo? Wowe suri banki? Reka da. Ubwo buri kanya uhora ku mafaranga. Urasetsa. Ndetse ndakubwiye ngo yampe buri munsi. Nonse kucyumva nyine ko kukwitaho bigomba gukodwa n'amafaranga. Yego nyine. Ukeneye na kerega z'umubiri zisanzwe, iz'umunwa. Iz'umubiri zikorwa n'amafaranga, n'iz'umunwa zikorwa n'amafaranga. Ibintu byose bibanzirizwa n'ifaranga sheri. Rega nshobora kuba naba mbona ko ukeneye igisuko, nkabona gishaje nkakubwira ati sheri wanjye, ku mutima mwiza sha ufite igisuko kirashaje, nta kuntu wagenda bakagihindura.
hanyuma ukagenda ugakoresha fagitire yawe ukishyuriye. ubwo se simba mwitayeho ako kanya bikubwiye wamubwira ngo ibisuko byawe birashaje, shaka ukuntu ujya muri saro. ubwo iyo dukundana umbwiye gutyo mpita numva icyo uvuze, ndagenda bamara kunkorera, sheri basoje kunkorera ishyura fagitire. mbese icyo mbwiye ncyumva utanakivuze, ukumbwira ngo nsa nabi gusa bisobanuye ko ngomba kujya kwigira neza nyine ukishyura. mu gihe udashoboye kubikora ibyo bintu winabimbwira pe, wimbwira ngo nsa nabi udafite gutuma nsa neza. noneho mu gihe atabikubwiye wowe ubwawe ukabyibwiriza ukabimubwira, ugahita umubwira ati sheri ngo ndabona ngo iki, ngo nyine amafaranga yo kwisukisha, gusiga inzara. hari igihe nyine mbona wabikwamye, nako hari igihe abakobwa babona abasheri babikwamye banze kubaha amafaranga, umukobwa akavuga si ubundi ubundi mu biki, kamuhamagare nyamwake akayakwaka, wayamwima. aba afite abantu benshi bamushaka, aravuga ati rero gukundana nanjye birakunaniye, reka nigendere. ariko uretse ko nta n'umukobwa ukirambirije, sintekereza ko hari umukobwa ukirambirije ku mafaranga y'umuhungu pe, siko mbitekereza ngewe. barahindutse, twarahindutse sheri. twakoze inama twumva ko tugomba kwigira. bwira abasore ngo bagumane amafaranga yabo, twebwe dusigaye turi abakobwa bihaye agaciro, twarisobanukiwe sibyo, tuzi gukora akazi umuhungu yakora n'umukobwa yagakora. ntabwo urabona umukobwa ari kugikwa hejuru yubaka, uratandukanye nawe. kubera iki se? kubera iki se? ubu se ntabwo urabona hano kuri shansiye, ntabwo urabona umuhungu yikoreye itafari n'umukobwa yikoreye itafari. abo nyine barahari. twararinganiye rero, bisobanuye ko niba wa musore we, niba ukundana n'umukobwa ntushake kumuha amafaranga yawe, yagumane. ntabwo uzumva umukobwa aguhamagaye ngo shiri ibisuko byashaje, niwanga kuyamuhatana ayafite azayaka shuga dadi, kuko abenshi baba bafite. so rero ubwo bufaranga bwanyu rwose mubugumane. twebwe twarisobanura, uzi ukuntu ariko kwimeza neza mu mafaranga wakoreye, uzi ukuntu biryoha. uzi kwisohokana ukigurira biya mu mafaranga wakoreye, ukuntu biryoha. nta muntu ugiye kugutegeka hejuru y'ibihumbi 50 ukonsomye agiye kwishyura kumva yagufashe. no, ibintu byarahindutse. keretse nyine babandi aba ariko kazi kabo, naho twebwe twiyubashye rwose twarahindutse shu. ese muri aka kanya nyine tukiri n'ubundi kuri iyo topic yacu yo kuba hagati y'umukobwa n'umuhungu hari ugomba kwishyura nyine fagitire cyangwa bose baba bagomba gufatikanya, ngo abadukurikiye nibo bahitamo urwego bariho. ngewe muri aka kanya nemera yuko nyine buri wese aba agomba kwishyura ibyo yariye. buri wese yishyura ibyo yariye mu gihe mwasohokanye. mbega ubugegera. buri wese yishyura ibyo yariye. twabivuganye se cyangwa tutabivuganye? oya, twasohotse nyine tu. hanyuma fagitire mwatsi zitandukanye se, ntabwo ubwo nyine ndi kubyumva. okay, turasohotse tumaze kurya no kunywa, bazanye fagitire ebyiri, imwe bayishyiza indi bayishyizaho. ntabwo nayishyura tutabivuganye. ntabwo nayishyura. ntabwo wayishyura? no. nakishyura iyanjye nkagenda. ukagenda? nanjye nkasohoka nkagenda. hanyuma wasohoka utishyuye fagitire wowe kandi bayiguteretse imbere. kandi wansohokanye bazana fagitire ebyiri gute se kandi ari wewe warekomandinze? nonse ninde wabiriye? niyo watse ifi hariya n'ifiriti, ngewe bampaye agafanta aho ngaho n'akazingaro. sibyo? sha kankubwira ibyo bintu ubinkoze. ubinkoze niyo naba ntayafite nayaguze, ariko ubwo n'isura yawe kuzongera kuyibona mu maso yanjye cyaba ari icyaha. ibaza ibyo bintu we.
tugiye kwiteza abantu. Ese mbere yo gukora ibyo ngibyo urabizi neza ko ayo mafaranga nyafite? Oya, wa muhungu we ntabwo waba uri sereye. Umuhungu wakora ibyo bintu ntabwo yaba ari sereye. Ntabwo yabaho. Sinzi umuhungu umeze atyo abaho. Hari umukobwa uba adafite amafaranga. Kubera icyakwa ibintu mwishyizemo ni ibiki we? Uzi ko inzara igiye kugitwica ngo ariko. Nse uzi kubona umukobwa mwicaye gutya murasohokanye. Wowe utumije ituntu nyine tworoheje, umukobwa ari kumanuza marikeri ari gutumiza inkoko. Nese uragira ngo nk'ibyo ntanywa sheri kandi twasohokanye. Fatanye nawe ibintu biri ku rwego rwawe. Akaburushete ndajya gukurira iryinyo rigende kuvaho, uragira ngo abe ariko ntumize ndi kumwe na sheri. Nakarya gute se ko byantera isoni? Aya. Icyo gihe rwose wansura iwanjye tugateka imvange tukarya, ubundi tukaganira ugataha. None se muri aka kanya wakundana nyine n'umusore umeze gutyo? Oya. Oya. Umusore nk'uwo rwose yagusubiza hasi, iterambere uri gushaka ntunaribone. Ubwo muri make we kwishyura fagitire bigaragaza urukundo, bigaragaza ubumuntu, bigaragaza iki? Oya, nta na kimwe bigaragaza, ahubwo biruzuzanya. Bigaragara ko nyine njyewe nawe turi umwe. Ntabwo nagufashe nyine nk'umuntu mbeshya. Kuko umukobwa utagukunda ibyo bintu ntabwo yabikora. Ntabwo yakwishyura amafaranga atagukunda. Niyo cyaba 1000 yavuga ukishyure. None se ari abahari nyine mukaba n'ubundi mukundana mufite urukundo rwanyarwo umukunda, ariko ukumva ko nyine fagitire yiwe yose ari we ugomba kwishyura yose yanyu. Nyine birashoboka bitewe n'ukuntu uwo mukobwa akundamo amafaranga. Nanone hari abantu bakunda amafaranga cyane ku buryo 1000 kiwe atapfa no kukirekura. Birashoboka. Ariko nguwo abari karite yiwe nawe. Ariko ntabwo mugomba kujya musharinga shu. Mu gihe rero usohokanye n'umukunzi wawe, sibyo? Wahitamo yuko yishyura fagitire cyangwa wahitamo ko muyigabana cyangwa kuyishyura wenyine? Kwigabana. Niyo twaba tutabivuganye, niyo twaba tutabiganiriyeho, urayishyura cyangwa se ndayishyura? Baraje bahise batereka hano mumaze gufata ibyo mufata bateretse imbere. Ubundi uko nsanzwe mbizi iyo fagitire ije ku meza umukobwa niwe uyireba bwa mbere. Ndabeshya? Niwe uyireba bwa mbere akabanza fesi akareba ko batabibye. Akavuga ati ni sawa, agahita asunika. Agahita asunika. Cyangwa se yabazi pini y'umugabo akayifata akishyura. Ariko icyo gihe nyine ubizi ko sheri wawe ari full package. Ariko hari igihe wipfa agasoni ukavuga ati sheri uyu munsi rero iyi bili ngiye kwishyuraho 50 nawe 100 uryishyure. Akanya nyine ubu ni iki wabwira utaragera ku cyo nabwira abantu? Reka nkubaze. Ushaka gusohoka, apana gusohoka somewhere, ugiye kujya muri chambre n'umukunzi wawe. Muri chambre noneho nta mafaranga ufite, kandi umukobwa niho ashaka kujya. Nta mafaranga ufite, umukobwa akubwiye ati ariko njye mfite amafaranga naribye, tugende ikintu icyo ari cyo cyose, chambre ndayishyura, ikintu icyo ari cyo cyose uri bukenere ndacyishyura. Ibyo bintu wabyemera? Muri chambre, kandi muri chambre ntabwo bajyamo gusenga. Ari njye uhashaka kujya yose cyangwa ari umukobwa ushaka? Mwese mubishaka. Tubishaka. Ko umwe yabishatse nawe ugomba guhita ubishaka. Oya, hari igihe njye natabishaka wabishaka. Mwese uri gushaka ingingo ikurengera, mwese mubishaka. Ariko nta mafaranga ufite. Vuga ngo murashaka. Yes. Murashaka kugira uko mwigenza. Murashaka kugira okay. Murashaka kugira uko mwigenza kandi uri broke. Wajya kumusura cyangwa gusura bitari bukunde se. Icyo gihe nta yindi shuri hari uretse ya shamu kugira ngo ari bukwishyurira. Ingingo inoza ikintu cyambe nabanza gukora. Nabanza ngareba nyine kuko n'ubu ni di broke. Nabanza ngareba mu nshuti zanjye zingose. Ngareba nimba nta muntu
tera Strakar akamereza ku mafaranga akaba yanijeho gato nkikemura ikibazo ho gato yaba yanije nkaza nkikemura ikibazo ariko nkagikemura nk'umugabo ubwo nyine nawe abasore bishyurirwa n'abakobwa chambre ubaciye amazi ubagize imbwa mbabwire ngo mwa basore mwe nta kintu muriho ubagize imbwa yambarire byanze nese kankoze ujya wenda ufite sheri wapi ariko ugeze kumugera mwigeze kujya na wenda nkubaza ngo mwarabikoze cyane mwabikoze ariko se igihe byabayeho wakemera ko umukobwa yigurira pills keretse namusanze azifite pills ntago ari condom sheri nazumvishe azifite gute azifite mu rugo nese barazibika hari abaziba bazifite n'abazigendana wowe icyo gihe ntazihari icyo gihe ntazihari ntazihari uziko ntarabona umukobwa ubigendana we akagendana 5,000 mu isakoshi bidafite intego nyine icyo kinini akakigendana mu isakoshi nta ntego gifite nonse uzi ko hari n'abagura n'ikarita akaba yicaranye mu rugo mama yake na mama akavuga ati hari igihe habaho impanuka kandi nari buve mu rugo ngo njye gushaka kuri farumasi munsi se farumasi zaba zafunze ubwo wowe tekereza ko kantu nawe uzakore stock oya nta bya stock reka tureke kujya kuri wa mukobwa wo ngo wabigize business yo kwirirwa bigendana wa wundi utabifite tu wayimugurira wampa amafaranga akayigura cyangwa wajya kuyimugurira wajya kuyimugurira muri farumasi twajyana muri farumasi buriya tukabaza ngo irahari nkanasobanura ngo ni mu gihe kingana gute iri bukore ese wigeze ujya kuyiguraho oya ndavuga condom muri boutique cyangwa muri farumasi mama yake na mama we iri kumbeshya so hari umuhungu utarajya kuyigura ko kumbwiza ukuri umuhungu ntabaho nonse abantu bose n'impaka arizo bakoresha ahubwo ni ngombwa kugira ngo wirinde indwara zimwe na zimwe njye nawe se tubanje kujya kwipimisha twipimishije indwara imwe kandi hari ahantu haba indwara nyinshi ni byiza rero kwikingira izo ndwara zose mwa basore mujye mujya kugura pili kabisa ahubwo reka tubafashe kuzigura hari nuza ari buno stop center njyana bwo nimba babwita niho nari ngiye kubarangira niba hari abantu bagira isoni zo kujya kutugura nonse ugiye mu iduka wakagura gute ugiye mu iduka wakagura ngiye mu iduka sinakagura ariko muri farumasi nakagura ni iduka sinakagura ariko muri farumasi kabisa wagenda ukakaguramo neza cyane rero tubarangire ahantu nzi ngiye tuba ni hariya i Nyamirambo ukava mu gasya turi kujya Nyamirambo kudufata ukajya kudufata hari akaboro gutya akazu gahari rwose uragenda ugahagarara abantu baba barimo baribwiriza bakatuguha ntacyo uvuze nta n'amafaranga utanze ariko no ku masantere de sante menya badutanga rero abajyanama b'ubuzima urubyiruko tugerageze twifate niba kwifata byanze shaka protection cyane mwirinde kuba mwabyara inda mutateganyije ikindi ejo bundi numvishe umuyobozi umuvugizi ni umuvugizi wa RIB avuga yuko indwara ya sida yugarije urubyiruko ndetse n'abakene n'abapfakazi muri make rero ukeneye kuba warinda ubuzima bwawe kandi uko umunsi uza niko iyo ndwara igenda ako se buriya hari ikibazo njya nibaza reka na hano nkibaze ko abantu basambana cyane muri iki gihe nk'aho sida itakibaho usigaye ubibona
abantu basigaye basambana ukibaza se mana sida yarapfuye ntago icyandura se byagenze gute ko abantu barayibagiwe muri iki gihe ukuntu ibintu bimeze ku ruhande rwanyu ariko rw'abakobwa abakobwa basigaye batinya kuba batwara inda aho gutinya kuba bakandura izo ndwara bakavuga ati nimba koko ari gahunda ya leta yaje kuba yajya kuba yakifungisha kugira ngo atakora iki adatwara iyo nda atateganyije ubundi tayari agafatiraho direct akajya ashokera aho ngaho tubibutse ko igihari pe cyane irahari kandi iri ahantu hose rubyiruko mu batonya niho yiganje nuyirebesha amaso ariko kwirinda biruta kwivuza ukuntu biba biteye agahinda iyo papa yake ari kumwe n'akana k'agatini k'imyaka 18 yabiri sheme birabintu ndumva mise mbabaza ariko kugira ngo man ufite sheri wawe uri kumva muri bazima man mukundana akajya kuyikuzanira kuri icyo gisaza cyangwa kuri icyo kimama igosha ibyo bintu tuzabiganishe umukunzi wawe akuzaniye sida wabyakira gute uri muzima umukunzi wawe akakuzanira sida wenda ibintu by'abagabo n'abagore byo tubireke pe kuko baba bafite ibintu babungabunga ku kanya ariko turebe tukiri muri relationship tutarajya muri fiançailles ukanyanduza sida cyangwa njye nkayikwanduza hagati aho niki cyakorwa abadukurikiye batubwire muri comment tuzabiganiraho ubutaha turi kugana rero ku musozo w'ikiganiro ni ikihe kintu wabwira ku ruhande rwawe rw'abakobwa umukobwa wumva ko mu gihe afite ubushobozi kandi akaba ari kumwe n'umukunzi we basohotse yumva ko umukunzi we ari ugomba kwishyura fagitire nicyo wababwira mu gihe wa mukobwa ufite amafaranga ndumva nta mpamvu umukunzi wawe niba yagusohokanye inshuro ya kabiri nawe iya gatatu mutemo mwereke ko nyine uri umukobwa wishoboye ku buryo atazagera n'ubwoba bwo kukugira umugore akavuga ati uyu mukobwa rwose ni umukozi umuntu utinyuka akarekura ibihumbi by'ijana arankunda kandi nyuma yo kunkunda ni n'umukobwa w'umuhanga uzi gukora utekereza ikintu akagifatira umwanzuro so aho turangirije iki kiganiro kirangiye mbabaye aho dusoreje ku biganiro bya nyuma ni ukuri kw'Imana please mwarubyiruko mwe twihangane nujya ujya kudufata nawe ubwawe twigendanire mu sakoshi in case utanabiteganya ariko uvuge ngo nshobora kugira ibyago nkacikwa basi mbe mfite ubufasha hafi aho ngaho kuko urareba ugasanga ku myaka yawe 20-25 nuramuka warwaye sida sinzi niba imyaka 60 uzayigeze itekerezeho neza mu by'ukuri tugerageze duhinduke tworohemo icyo gisaza kireka kugushukisha amafaranga ngo nawe wirekure mubwire ngo turabikora ariko tubigenze gutya ndumva ari cyo nababwira murakoze yes nanjye rero ngana ku musozo ndunga mu rya mugenzi wanjye mu gihe twasohotse yes ndagusohokanye uyu munsi nawe ejo uzansohokana ubwa gatatu tuzagabana fagitire ubwa kane wishyura iyawe ku giti cyawe nawe nishyura ibyo bintu nabyanze pe nabyanze ibintu byo kwishyura iyawe nanjye nishyura yes turabashimira rero cyane kandi dushimire Romantic Studio ndetse tunashimira Vegas Moteri nibo baterankunga b'iki kiganiro cy'uyu munsi ibiganiro byo nakagaruka ciao hasta la vista.